Ikibazo Imana ifitanye n'abantu bayo nuko batabaye abo bagombaga kubabo. Ntago babaye abo bagombaga kubabo. Ntago bageze ku rugero Imana yishimira. Ahubwo nagiye kona mbona abahanuzi benshi babaye mayibobo. Mbona abashumba benshi babaye mayibobo. Mbona pasiteri benshi babaye mayibobo. Kugeza hahandi bari ku nkoni y'Uwiteka Imana umuntu yazajya atambuka no muri quartier. Bamuhamagara ngo bite pasiteri. Akirukanka ntashaka kwitwa iryo zina. Bamuhamagara ngo isi wabndi wahanuraga akirukanka ntashaka kwitwa iryo zina. Bitewe n'umunyafu wite abantu basuzuguye Imana baranayisuzuguza kugezaho wasigaye utamenya umukozi w'Imana ukuri n'umunyamitwe. Aherezo nuko abantu bemerera Imana yuko batsinzwe bakarambura ibiganza, bakarambura amaboko, batararambura amaboko. Ngo bemere guca bugufiya bihana ibyaha bashaka amaso Uwiteka Imana bagwa bagashaka kuyoborwa n'ubwenge bwabo n'ubwenge bw'isi kuvuga ngo ugiye kubaka itorero mbese kuriha icyerekezo wowe uhite icyerekezo itorero nkandi ni wowe ni urinde wowe ura itorero ry'Imana icyerekezo ufite imbaraga ki ufite bubasha ki Itorero rya Kristo ntabwo ari icyerekezo. Itorero rya Kristo ni itorero ryubakiye ku rufatiro ku ntumwa ariko ukaza ngo ndashaka guitorero icyerekezo. Urinde wowe. Ntabwo ari icyerekezo itorero ry'Imana ngo bishobore. Ahubwo uraje tugiyewe ndashaka guitorero icyerekezo. Nkandese. Ibyo Paulo atashoboye, Petero atashoboye, Mose atashoboye. Eliya yatashoboye urinde uzabishobora ahubwo ararwara toroma ararwara ihungabana diabete agiye kuza nukuri ubeshi hari abo wasuzuma ugasanga ahubwo imivuduko yazamutse nukuri bakabaje kuba beshi ibi babona ni imirabyo urumva rero ntago bicyoshye urugendo ruracyakomeje Imana irarangiza ntabwo Imana irarangiza ngo gufunga isengero nizi ngizi mubara ngo zirafunguye yewe nabo nibasenge zimeze mbese Imana iracyagenzura ku buryo uzasigara agasigara ibi ngibi rero Imana izasuka ububyutse Imana izasuka imbaraga niho reka ngusuze kwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana udukunda kandi ugakurikira ibiganiro byacu byose umugisha w'Imana rero nubaye nawe kandi ineza y'Imana ikoma ndetse nabanyu bose hafi na kure mu bitandukanye mu ntazi zitandukanye ku migabane itandukanye mwese turabashaka tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana niyo tugiye kubana muri kano kanya reka ntangire mwakira ndakwakire mu izina rya Yesu. Murakoze cyane nishimiye ikaze muduhaye Imana amahoro ibaho umugisha. Umeze neza. Turashima Imana umubiri n'ubugingo birarinzwe. Twaryamye ngo birindwe bitazaboneka umugayo. Bitazaboneka umugayo. Muri kwirimbisha gute? No kwirimbisha twirinda tugasenga. Yego. Kandi yusenze ni nabwo ubasha guhishurirwa ukamenya uburyo ugomba guhagarara kuko navango muri iki gihe cy'umugoroba wa nyuma. Yego tugeze mu gihe cy'umugoroba wa nyuma niko abantu benshi kugenda bivuga ariko turashaka kugira ngo muze kujya mu bize kuduhuriza n'ibyahanuwe. Impamvu tuvuze ngo muze kuduhuriza n'ibyahanuwe tugira ngo abantu buri wese abone uko yirimbisha kugira ngo atazaho gutungurwa. Reka tugusabe usenga Imana dutangire. Mana mu izina rya Yesu ndagushimira ndaguhimbaje ndakunezera urera jya neza urakiranuka urakiza izina rya Nuhabwa icyubahiro bana natwe muri byose uturengere ntaba ari twebwe mwami Imana ahubwo gushaka kwawe kube
ni mu izina ry'Yesu mbisabye, amen. Amen. Imana y'amahoro iguha umugisha. Twishimiye kubana nawe. Reka turarike rero abantu baduteze amatwi muri kano kanya kugira ngo babe hafi kandi bumve ijambo ku ijambo kugira ngo hatagira ikibacika, kuko ndabizi neza yuko amavuta umukozi w'Imana arimo birasaba yuko mugenda muri maso mwumva ijambo ku ijambo. Ariko kandi ikiganiro ushaka ko tugitwara gutya, ashobora kuvuga ijambo ukumva ugize icyifuzo wamubaza mbere yo kurangiza ikiganiro. Reka musabe abanza atange nimero za telefone kugira ngo nugira ahantu wumva wahita umubaza, ugihita umubaza ukomeze usobanukirwa neza. Maze nimero za telefone. Nimero zanjye za telefone ni 0786 694 64 82. Yisubiremo. 0786 694 64 Yego. Urakoze cyane. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Ndaguha umwanya mu kanya utugezeho birambuye ubutumwa uko Imana yabuguhaye. Ariko kandi mbere yuko ubutugezaho, mfite ibintu byinshi ndi kugenda nibaza, n'abantu benshi bagiye banyandikira bambwira ati mutubarize, twebwe turona ibintu byaducanze, ariko ntago mbizi koko nimba ibintu koko byabacanze. Tumaze iminsi twumva itorero rimwe rya ADPR habonetsemo impinduka zitandukanye. Mu minsi ishize habayeho gusezerera abakozi, bivugwa yuko impamvu basezereye ari uko batize kandi icyerekezo cy'itorero ari uko kigomba gukoresha umuntu wize teolojiya kandi ufite na diplome. Icyo gihe abatayujuje ibyo ngibyo bagendeye ku mabwiriza ya RGB barasezerewe. Abantu benshi bacika ururondogoro, batanu bakora itorero, abantu babyaje bubatse insengero, byavuzwe ibintu bitandukanye, none barirukanywe. Ariko wakurikiye bakavuga ati tufite na crise yuko insengero zimwe na zimwe zafunzwe, ni nayo mpamvu abantu bagomba kwirukanwa bagasezererwa. Mu minsi ishize nanone kandi ubwo ndi kubivugira rimwe, twagiye gutungwa tubona none habayeho kwimikwa abantu benshi cyane, harimo n'abashumba b'abagore, abantu benshi batagiye bemera. Nawe nzi ko utahuje nabyo, uvuga ati Bibiliya ntabwo ibyo bintu byemera, ariko nubwo abantu benshi bagiye banga kubyemera, ariko kandi byarakunze byabayeho barimikwa. Abantu bari baza ati se ko himitswe abashumba bangana gutya, insengero zifunze, kandi twara tugasanga nta bushake itorero rifite bwo kugira ngo izo nsengero zifungurwe, bazashumba hehe, bazayobora hehe? Kiba ikibazo. Ejo twari dufite amaparuwase 145 avuye kuri 400. Twumva itangazo ravuze ngo amaparuwase 115 yose arafunzwe, hasigaye amaparuwase 30 angana n'uturere tugize igihugu cy'u Rwanda. Bishatse kuvuga ko mu karere harimo paruwase imwe, abari nabo baragiye. Hamaze iminsi himitswe n'abandi baragiye, kandi abagiye ni babandi bize, babandi byavuye ko bize kandi bujuje ibisabwa. Benshi muri bo bari basezeye akazi bakoraga kabo, baza gukorera itorero. Uyu munsi adaciye kabiri ako baseze ntibemeye gusubirayo, no mu itorero ntibishoboka ko umushahara uhagaze. Abantu benshi rero bagiye bacika urondogoro. Ibi bintu ni ibiki? Amaherezo y'itorero ni ayahe? Itorero ryapfuye, sibyo ko nge nabyemera, itorero ryapfuye. Ibintu tukiri aho ngaho, wabyumvishe gute? Urabivugaho iki? Urabwira iki abakristo by'umwihariko biri torero? Biriya bintu mbajije ibintu byinshi cyane. Urakoze cyane. Aho nibagirwa aragenda nyibutsa, ariko navuga ngo ibi ngibi biri kuba, abantu ntago bikure kubatangaza, ntago bikure kubatangaza. Navuga ngo ibi ngibi ahubwo bari kubona ni imirabyo, bari kubona ni imirabyo. Ntabwo mbese biragira ku rugero Imana ishaka, bitewe nuko iyo dusomye Bibiliya, Imana abwiye Gideyoni gutoranya abantu ngo bazajye kurwana n'Abamidiyani. Ngo aragenda arabahamagara, amaze kuhamagara habonetse abantu benshi, arangije arabwira ati umva afite ubwoba wese nataye. Ngo abantu benshi barataha, hasigara abandi. Aba basigaye Imana irabireba, iravuga ngo baracyakabije kuba benshi. Ongera ubamanukane ubanjyane ku kagezi mbakugeragerezeyo, baracyakabije kuba benshi. Rero navuga ngo ikibazo umurimo w'Imana, ntabwo mvuga itorero naka mu rusange, ntabwo ari ubuke bw'abakozi,
si ubuke bw'abapasitori, si ubuke bw'abahanuzi, si cyo kibazo gihari. Navuga ngo biri ahubwo ni ukwirwanirira. Uyu munsi none usohoye bamwe, winjije abandi, nabo barasohotse. Biri ni ukubaka ibirebane, ni ukubaka ibirebane, kandi iyo basi ikibirebane byanze bikunze birasenyuka. Navuga ngo ahubwo abantu nibace bugufiya basenge. Ikibazo Imana ifitanye n'abantu bayo ni uko batabaye abo bagombaga kubabo. Ntabwo babaye abo bagombaga kubabo, ntabwo bageze ku rugero Imana yishimira. Ahubwo Imana kuva kera iyo Abisirayeli babaga bitwaye nabi, yajyaga ihagurutsa amahanga akabakubita, akabatsibura akanyafu ku mabuno, bakwisubiraho, Imana ikabavanaho cya gihano, bakongera guhagarara neza. Ariko ikibazo abantu uko Imana yabatsibuye nk'aho bagahindukiye ngo barebe Imana. Ubundi ikibazo dufitanye n'Imana ni ikihe? Ahubwo bakarushaho kurwanisha imbaraga zabo, kuko rero bakomeje kurwanisha imbaraga zabo. Niyo mpamvu nakubwira ngo n'ibi ngibi n'izo 30 nazo ni nyinshi, nazo ni nyinshi. Hagiye gusigara noneho enye zingana intara, nazo ni nyinshi. Amaherezo nuko abantu bemerera Imana yuko batsinzwe, bakarambura ibiganza, bakarambura amaboko, batararambura amaboko ngo bemere guca bugufiya, bihana ibyaha, bashaka amaso Uwiteka Imana, bagwa bagashaka kuyoborwa n'ubwenge bwabo n'ubwenge bw'isi. Ntabwo umurimo w'Imana uzakoreka. Kubera iki biri kuba muri ADEPR gusa bitandukanye n'ahandi? Buri munsi ADEPR ari iri kuzana udushya, ari ibintu biri kuvugwa cyane. Niyo yakoze ibyaha cyane? Siyo yakoze ibyaha, ariko wahawe byinshi azabazwa byinshi. Uhawe byinshi azabazwa byinshi. Buri hari n'ahandi biba biri kuba, nuko ahubwo ari bo bagaragara, ibibaye bikabasha kumenyekana hose. Hari n'ahandi biba biri kuba, hari n'ahandi biba biri kuba. Ngo ikibazo umurimo w'Imana cyangwa se itorero rifite ntabwo ari ubuke bw'abapasitori, ntabwo ari amashuri. Ikibazo ifite nuko nabo bahari batabaye ab'Imana yashagaga ko bababo, ahubwo bakitwara uko bishakiye. Rero biriya barimo buba mbese baharangatana, bira no kubaka ibirebane. Senior Pastor Ndayizeye Isayi yavuze yuko yifuza yuko itorero ryagira icyerekezo kizima, ryagira iterambere gatandukana nuko itorero rya mbere cyangwa se idini rya mbere rya ADEPR ryari rimeze, yuko akeneye ko umukristo agomba kuba afite ubuzima bwuzuye. Hanyuma y'ibintu biri kugenda biba, icyerekezo cy'itorero rya ADEPR, icyerekezo cy'ubukristo cyangwa se cy'ubwo bugingo bwuzuye cyangwa se cy'ubwo buzima bwuzuye, uri kukibona kiri kugaragara, cyangwa turabona ibintu biri mu mpapuro gusa no mu magambo gusa, ibikorwa tubibure? Ni ikihe cyerekezo cy'itorero rya Kristo cyangwa se cy'umukristo mu itorero rya ADEPR? Tugendeye mu murimo w'Imana muri rusange, tugende mu murimo w'Imana muri rusange, ndaje ngo babwire ngo kugira amazu meza sibyo binejeje, amazu meza n'isengero zitatse sibyo binejeje Imana. Reka n'urwi Yerusalemu rwandi rwubatswe na Salomo, yarangiza akajya bakanarutagatumiramo n'Imana ikarutaha. Uzi ko Imana yarutashye, yamara kurutaha hakavugirwamo na disikuru ikavuga ngo nukuri igihe cyose amaso igihe cyose abantu bazasenga bekeje amaso hano hantu, Imana izamanuka yumve. Ariko kuko nanone Imana imaze kureba isanga ahubwo ntabwo bagikora uko Imana ishaka, iramanuka irarusenya. Niba yarashenye urwo Yerusalemu, uruzi ko izi ngizi zihari arizo zayinezeza. Rero ikibazo kuvuga ngo ugiye kubaka itorero mbese kuriha icyerekezo, wowe uhite icyerekezo itorero nkandi ni wowe uhite ni urinde wowe ura itorero ry'Imana icyerekezo, ufite imbaraga ki, ufite bubasha ki? Itorero rya Kristo ntabwo ari icyerekezo. Itorero rya Kristo ni itorero ryubakiye ku rufatiro, ku ntumwa n'abahanuzi, ku mwuka wera. Ariko ukaza ngo ndashaka guitorera icyerekezo, urinde wowe
ntabwo icyerekezo itoro ry'Imana ngo bishobore, ahubwo n'abantu nibace bugufiya, ahubwo Kristo aba icyerekezo, niwe nyiri itorero. Yuciye bugufi Imana irakuyobora, yuciye bugufiya unezeza Imana, yuciye bugufi ugasenga, ntabwo uyoborwa n'amarangamutima yawe, ahubwo uravuga ngo urasenga mukabaza Imana, mu gihe nk'iki muri iri korosi tubukora iki? Tubigenze dute? Mose yayoboye Abisirayeli bari mu butayu, urugendo rurabayobera, abandi urugendo rwabayobeye. Mose azamuka umusozi ajya kubaza Imana amakuru. Imana imuha amakuru uti bigenze gutya, bigenze bitya, gutya bigenze gutya, kuko yabajije Imana. Ariko uraje iti jewe ndashaka guhitorera icyerekezo nkandese. Ibyo Paulo atashoboye, Petero atashoboye, Mose atashoboye, Eliya yatashoboye, urinde uzabishobora. Ahubwo itoro ni rya Kristo waripfiriye akanarizukira, ni uri icyerekezo. Ahubwo twebwe abakozi b'Imana tukaza, ahubwo tugasaba Kristo akaduha amabwiriza tugenderaho. Wasanga se abo ngabo uvuze impamvu batagejeje batariha icyerekezo ko batari barize, abo ba Paulo n'abandi bose bari barize, bari barize. Iyo Bibiliya itwereka ngo ababonye ibi bacyuka barasenya Yerusalemu, abantu barasenze, bagira ibihe byiza. Ariko igihe kiza kugira nanone haza kuza izindi mpinduka. Noneho batangira guhindura imisengere, ngo ariko abasaza banywire ku isoko ya mbere. Yego, barebye imyubakire bibutse imyubakire y'urusengero rwa kera, bareba n'imisengere y'umunsi, ngo bararira barababara bibutse abantu bari gukarago basenga Imana, bakumva amakuru, bakumva amakuru. None ikibazo gihari ni uko Umwuka Wera abantu bawushyize ku ruhande, ahubwo bashyize ubwenge imbere. Aho Umwuka Wera atari, abagenzi barayoba. Uku kwaba ari ukuyoba, ni ukuyoba gukomeye. Amaherezo y'uko kuyoba ni ukurimbuka. Hari umwingi uvuze ngo nyamara bera baryo bahora barebereye maso. Nta bera bahari baguma kuribera maso ditaragira mu kurimbuka. Ntabwo hazarimbuka itorero. Itorero ntabwo rishobora kurimbuka, kuko Bibiliya tubwira ngo urufatiro rw'iteka ruracyahagaze, rwanditse ngo Uwiteka azabe. Cyakoze umuntu wese uvuga izina ry'Imana ngo abanze ave mu bidatunganye. Niyo mpamvu rero Kristo yageze avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo itorero ryubatse ku rutare, nubwo naho amarembo y'ikuzimu yazikuka, ntabwo azanyeganyiza itorero. Cyakoze idini ryasenyuka rikanibagirana, ariko itorero rya Kristo ntaho rizajya. Twagiye dukoresha itorero cyane cyane ko twashaka kuvuga hanini idini. Idini katuvuge ngo idini ni abantu. Idini ni abantu. Uyu munsi kambyita kavuyo, ibintu bimeze nk'akavuyo bihari uyu munsi. Bano birukanywe hadaciye kabiri, abandi barirukanywe, barimitswe, ntibabonye aho bayobora, kandi hari abantu bagiye kwiga baretse akazi bajya kwiga, kuba bagiye kubona inshingano ntazo babonye, ibyo bakoraga byarahagaze. Ababonye inshingano nabo hadaciye kabiri barirukanywe, kandi bari barasezeye akazi kabo. Hari abantu twajyaga tugana ku muntu akavuga ati iri torero nararizinutswe. Waganira abakomoka kubo birukanywe, ati nta n'umwana wanjye nakwemera ko ajya gusengera muri ino torero ko ryaduteye agahinda, ryawuteye igikomere. Ku itorero ari abantu, cyangwa se ku idini ari abantu, ibintu byitwa kavuyo uyu munsi bano bantu basezereye kandi bateye akazi kabo, akazi barakabuze, nako mu itorero barakabuze. Abantu urukundo rw'iri dini abantu bararukura he? Aho ntizajya rikabura abantu, nabyo bigatera ikibazo. Cyangwa bariramo urigiyemo akajyamo atari urukundo, atagiye gukizwa, ahubwo agiye gushaka uburyo yagira yakuramo. Impamvu biriya ni ubundi ni nko gufata icyondo ukajya ushaka kugitera inyuma ya sima cyangwa se amabuye, kirahumuka. Ni ukuvuga ngo bikoreye ikimenyetso cy'uko Imana ibitabirimo, nuko bidakunda.
bisenyuka ari byo kwa kubaka ibirebane. Ikintu cyose kije nyine kitari mu bushake bw'Imana kizanywe n'ubwenge n'amarangamutima birahitinga bikaba byashashagirana ariko bimaragaye gatoya. Rero navuga ngo biriya byose nuko abantu bimuye umwuka wera, kandi umaze kwimura umwuka wera usigara urayoba. Ahari hicaye umwuka wera, iyo umwuka yaravuye hicara izindi mbaraga z'umwijima. Ni ukuvuga ngo impamvu ya biriya byose ni uko abantu bajugunye umwuka wera bagakoresha ubwenge bwabo, noneho bakoresha ubwenge bwabo ari kubaka bya birebane, noneho birangira bidakunze. Ariko nanone ntitwirengagize ko harimo n'abari baje mu muhamagaro koko bahari Imana ibahamagaye. Ariko nanone mbibutse ko abenshi muri uyu muhamagaro bawugiyemo, benshi ntago bawujimo ari umuhamagaro bagiyemo nako muri uriya murimo, ntago benshi bazanywe n'umuhamagaro, bazanywe n'imitsima kuko ni umushahara, byabaye akazi nk'akandi. Aho byabaye akazi nk'akandi, mbese ni nk'aho umuntu yadepoza nuko depoza bakareba ku bintu bitandukanye, icyo twakwita knowledge skills, mbese ku bintu bitandukanye, noneho bakamuha akazi. Ejo bakamuha amakonji cyangwa se n'ibyo, mbese akayoborwa n'itegeko ry'umurimo. Bivuga ngo rero byabihinduye, ntabwo bikiri umuhamagaro, byabaye akazi. Niba wari waje cyakoze ari umuhamagaro, nubwo byagenda kuriye azakomeza shikame, azambara imbaraga. Ariko akaga rero wari waje noneho rero yego ahubwo ararwara toroma, ararwara ihungabana, diabete agiye kuza. ni ukuri ubeshe. Hari abo wasuzuma ugasanga ahubwo imivuduko yazamutse. Ni ukuri, ni ikintu cyumvikana. Umuntu yasize akazi ke adepoza mu idini, akandi aragasezera, basanga n'abagiye bihenuye batasubirayo, none mu idini biranze. Uwo muntu rero, uyu muntu byanze aragumya gukizwa, kubyita gukizwa ko atarakijwe wenda nose ubundi yarakijwe gucyo ntabwo yarakijijwe nari muhayipa yego ntabwo yarakijijwe. Ariko wajibijemo ari umuhamagaye, Imana imuhamagaye, ari umuhamagaye, Imana imuhamagaye. Ni ukugenda kuri rya jambo ngo hamwe n'ibitugerageza Uwiteka ajya aca akanzu. Mbese n'ibifatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Yasenga. Bijya bishobora ko urufatiro rusenyuka, ariko ugisenga Imana ikazongera kubaka urundi rufatiro. Aba bakristo bacitse ururondogoro bari kwibaza bino bintu, zino mpinduka za hato na hato, ni wowe butumwa bagenera? Ubutumwa naha abakristo, ubutumwa naha abakristo ni basenge, basenge kandi bakurikire Yesu Kristo abahamagaye, agakiza kabonerwamo. Yesu Kristo ababere urufatiro ruzima, nibahanga amaso ku mwana w'umuntu. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Abakristo bakomeze bakizwe, bakomeze basenge, bakomeze bubaha Imana, bakomeze bakora ibyo gukiranuka, kuko Yesu kuza ko azaza, kandi mu gihe kitarambiranye tutazi. Kristo nubwo acecetse mu murimo we, ntabwo azahora acecetse. Hari icyo ari bukore, hari icyo ari bukore. Ntabwo Imana irebera gutya gusa, hari icyo iri bukore, kuko nubwo imeze gutya hari abera baba bari ku karago, barira umurimo w'Imana, barira umurimo w'Imana. Ni ukuri bakomeze basenge, bambara imbaraga z'Imana, mbese nka kwa kundi Yobu yavuze ngo ngiye gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzikuraho kuba inyangamugayo. Bakomeze bezwe, bakiranuke, kandi birinda muri byose, kuko isengero nubwo zavaho burundu, ariko Yesu azaza. Yego, Yesu azaza,
kandi azatwara abakijijwe neza. nta mpamvu zumvikana ngo impamvu naguye mu byaha nuko pastor runaka yaguye, nuko ari umpagaze imbere yaguye. Mukozi w'Imana, ibyo twavuga ni byinshi, ubutumwa watambutse ni bwinshi, ariko tuzabirambura mu minsi iri imbere. Reka nguhe umwanya hagize icyo wongera ku butumwa twari turi kuvuga, cyangwa se ku kintu Imana yabikongoreye ugishyiriho, uhita ugana ku musozo udusengera Imana. Ariko mu gusenga Imana urasabira Imana aba bantu kugira ngo Imana bakomeze mu bihe bimeze nk'ibi ngibi. Ariko kuba tubwiye ko bigikomeje baracyakabije kuba benshi, bakabije kuba benshi. Ibi babona ni imirabyo, ibi babona ni imirabyo. Urumva rero ntago bicyoshye, urugendo ruracyakomeje. Tugana ku musozo, ese ni nube butumwa bundi wagenera abakristo ko muri rusange? Icyo nababwira, mpamvu mvuze ngo biracyari imirabyo, nuko Imana igushungura mu bantu ku buryo igize kuzoa ku murimo wayo, ntawongera kwivangira, ntawongera kwitwara nabi, ikivange kikavamo. Ariko nanone hakaba hari n'abantu bagiye bitwara nabi, Imana irahana. Imana irahana nubwo abantu bamwe batabyemera. Imana irahana ku buryo Imana igiye guhana abantu. Imana yegeze inyereka iranabimbwira, ubutumwa ndabutambutsa. Nagiye kona mbona abahanuzi benshi babaye mayibobo, mbona abashumba benshi babaye mayibobo, mbona pasiteri benshi babaye mayibobo, kugeza hahandi bari ku nkoni y'Uwiteka Imana. Umuntu yazajya atambuka no muri karitsiye, bamuhamagara ngo bite pasiteri, akirukanka ntashaka kwitwa iryo zina. Bamuhamagara ngo isi wawe wahanuraga, akirukanka ntashaka kwitwa iryo zina, bitewe n'umunyafu w'Iteka Imana ibakubise, kuko banze kumvira Imana, basuzuguye Imana. Abantu basuzuguye Imana baranayisuzuguza, kugezaho wasigaye utamenya umukozi w'Imana w'ukuri n'umunyamitwe. Kugeza ku rwego wajya gusaba ahanakazi, wavuga ngo ndi umukozi w'Imana, ndi umurokore, bakakakwimira icyo ngicyo. Abantu basuzuguje Imana ku buryo izina ry'Imana ryagawe, bitewe n'abantu bari bakwiriye kubahisha Imana. Ibyo rero bibabaje Imana. Niyo mpamvu Imana yarakariye abantu, iri kubakubita mu nyafu, keretse nibemera bagaca bugufiya bakihana. Kuko Imana yanyerekaga ngo abantu benshi bazajya batambuka, bamwe muri karitsiye rwose, cyangwa muri bisi nka kwa kundi bagenda mu modoka rusange, wamuhamagara ngo wite pasiteri, akaba yakwirukanka atagishaka kwitwa iryo zina, mbese bitewe n'ibyo akora. Rero ibyabaye kugira ngo Imana twikurure ibyakorerwaga mu rwihisho, kuko abantu bari bakabije kuba benshi. Ariko rero n'ubu ngubu Imana iracyagenzura, iracyaza. Rero mbabwira ngo ntabwo Imana irarangiza ngo gufunga isengero. N'izi ngizi mubara ngo zirafunguye, yewe nabo nibasenge zimeze. Mbese Imana iracyagenzura ku buryo uzasigara agasigara akivuga Imana, azakorera Imana. Nyuma y'ibi ngibi rero Imana izasuka ububyutse, Imana izasuka imbaraga, niho umurimo w'Imana none uzakorwa. Kuko harimo abanywaga inzoga bishe, ariko baragaragaye. Harimo abashumba bamwe basambana, bamwe bareruye. Harimo abahanuzi bareruye bashyiye ku mugaragaro, bamwe bashinze utubari, abandi bakoze ibyaha none ntibakihishira. Iyo bitagenda gucya bari kugaragara gute? Rero nuko Imana yatwikuruye, Imana yaratwikuruye. Mbwira rero abantu nibasenge, ntabwo Imana irarangiza, ibi ngibi bari kubona ni imirabyo, naho inkuba zo ntiziraza. Nta karaba ngo 30, izo nazo ziracyari nyinshi. Abantu baracyakabije kuba benshi, mu bashumba baracyakabije kuba benshi, mu bahanuzi baracyakabije kuba benshi, mu babwiza mu baribye baracyakabije kuba benshi. Imana cyajyana abantu ku kagezi, kugeza igihe ibonamo
abakwiriye ikoresha umurimo wayo. Mbwira rero umuntu wahawe amavuta n'Imana, wari umuvugabutumwa, nturebe ngo wakwimya agatuti, nturebe ngo baragusezere. Gumana n'Imana, tindana n'Imana, tindana n'Imana. Imana yo yaguhamagaye izi neza uburyo uzayikorera. Igihe utarumva itangazo yoguhamagaye ngo akubwire ngo umuhamagaro warangiye, uracyakomeje gukorera Imana, ntabwo urakora, kuko Imana igiye kubaka umurimo wayo, agakiza kakwira hano mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bavuga ubutumwa, ndetse buzava nano hazaguruka abamisiyoneri, bajyana ubutumwa zabura aho bwatutse, kuko baraburetse n'ahandi agakiza kazabamara. Ariko hagiye kuba ububyutse mu Rwanda budasanzwe nyuma ariko y'ibi ngibi yuko Imana irangije kujyana abantu ko kageze. Rero ndakugana ku musozo ngo urufatiro rw'iteka cyagazi rwanditse ngo Uwiteka aza abantu, ngo ariko umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka abanze ave mu bidatunganye. Imana mw'ijuru bagiye neza. Urufatiro rw'iteka cyahagaze, rw'Imana cyahagaze, urufatiro rw'Imana cyahagaze, kandi uzaza ntabwo azatinda. Ntabwo azatinda. Gusa weragumye yezwe, n'uwanduragumye yandure. Yesu araza vuba kandi azanye ingorano, aje guhemba ndetse no guhana buri muntu wese. Ahubwo mu gihe nk'iki wirebeho aho icyago gutandukanya n'Imana ugikureho, ahubwo wongere ushaka ubusabane n'Imana, ushaka ubusabane n'Imana, utindane n'Imana, ndukuri uzagirwa neza n'Imana. Yesu abamira umugisha. Amen. Ni karibu nadusengera Imana. Uri Imana yera, Imana amahoro, ndagushimiye ndaguhimbaje. Urera ugira neza, urakiranuka, urakiza, witwa Iteka, habwa icyubahiro. Nyemera murengezi wanjye ubane natwe, turengere bo kuturwanira no kudukomeza. Bana Mwami Imana, ijambo ryawe rirambwira ngo kuva kera kubana kwabo kwiza barahugurana, ngo dukomeze amavaso kumana amaboko atenebutse, hatagira n'umwe usigara inyuma agasiganwa n'ababisha. Komeza ubwoko bwawe, abaguye babyutse, abakomeye nabo ubahe gukomera. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Reka tugushimire ku butumwa bwiza utambukije tugana ku musozo, aho kadushimira n'umuntu wese duteze amatwi wanye natwe. Reka tubwire yuko ibiganiro byacu ari akagaruka. Wakoze cyane mukozi w'Imana. Amen. Imana nawe igumugisha kandi ubwo igendera abane nayo ntegusige. Amen. Dusubikiye aha ngaha, reka tuzasubikure ubutaha. Ciao ciao. Amen.